Agasitori gatoya mw'iyi nkuru yacu, hari umusaza wari uzwiho ubwenge bwinshi. Umunsi umwe abasore baramwegera baramubaza bati, data, kuki abantu bamwe bize cyane cyangwa se wenda bafite ubwenge? Hari abantu benshi bibwira ko umuntu wize cyane cyangwa se wenda utekereza cyane aba atazi mu by'ukuri kwishimira ubuzima cyangwa se wenda kwishimira ibyo yagezeho. Nyamara ukuri ni uko abantu bafite intego nini bamenya ko igihe hari umutungo nyine udasubizwa cyangwa se wenda ari umutungo udashobora kuboneka ahandi mu gihe watakaye, ntabwo mu by'ukuri aba ngaba banga abantu, ntibanga n'urukundo, ahubwo banga gupfusha ubusa amahirwe yabo. Buriya umuntu ufite intego nini ntayoborwa n'ibyishimo by'iminota mike, ahubwo ayoborwa n'icyerekezo cy'ubuzima bwe. Ibi ngibi bagakwiye kuba ubizi. Ubwenge nyabwo si ukumenya byinshi gusa, ni no kumenya ibyo ugomba kwanga kugira ngo uzagere ku byo ushaka. Buriya rero igihe utakaje mu busa, ejo kiba ikiguzi ugomba kwishyura. Abantu bafite indoto zikomeye bamenya ko buri saha ifite agaciro karuta ibyishimo by'ako kanya. Ntabwo umuntu ukomeye aba adashobora wenda kuba yakora amakosa, ahubwo amenya igihe cyo kuvuga oya. Buriya rero ubusambanyi bushobora kunezeza umubiri akanya gatoya. Cyo twakagombye kuba twamenya cyangwa se twazirikana intego nyayo. Iyo ufite intego nyayo utajya muri ibyo bikorwa, ni ikintu gishobora kuba cyashimisha umutima kandi kigashimisha umutima mu gihe cy'imyaka myinshi. Iyo ubwenge buyoboye umutima rero, ibyemezo birushaho kuba byiza. Kubaha ejo hazaza nibyo bituma umuntu adakurikira buri cyifuzo cyose kimuje mu mutwe. Umuntu uzi agaciro ke ntiyemera kugurana ejo he n'ibyishimo by'iminota mikeya. Kwifata si intege nkeya, ni ikimenyetso cy'imbaraga umuntu aba yitoje. Agasitori gatoya mw'iyi nkuru yacu, hari umusaza wari uzwiho ubwenge bwinshi. Umunsi umwe abasore baramwegera baramubaza bati, data, kuki abantu bamwe bize cyane cyangwa se wenda bafite ubwenge bwinshi badakunda guta igihe mu busambanyi? Umusaza araseka afata imbuto ebyiri, imwe ayitera mu butaka bwiza, indi ayijugunya ku rutare. Nuko aramubaza ati mu by'ukuri nk'izo mbuto ni iyihe izakura? Barangije baramusubiza bati, iyatewe mu butaka bwiza. Nawe arongera arababwira ati, ni nako ubuzima bumeze, ntuzitera ahari intego zizavamo umusaruro, ntuzizimanganyiriza mu busa, mu by'ukuri ntacyo zizabyara. Arongera ati, abantu bafite ubwenge ntibanga ibyishimo, ahubwo bamenya kubishyira ku mwanya wabyo. Bamenya ko buri cyemezo gifite ingaruka. Bazi ko kubaka izina bifata imyaka, ariko kurisenya bishobora gufata umunsi umwe gusa. Umwe mu basore arongera arabaza ati, none se umuntu yabaho ate atishima? Umusaza aramwenyura ati, ibyishimo nyabyo si ugukurikira irari ryose ubonye. Ibyishimo nyabyo ni ukuryama nijoro uzi ko ejo uri hafi y'inzozi zawe kurusha ejo hashize. Abasore baratekereza cyane, nuko umusaza asoza agira ati, ubwenge mu gusaba gutandukana ikinezeza n'ikikugirira akamaro. Ikinezeza gishobora kurangira mu kanya gato, ariko mu by'ukuri ikikugirira akamaro gishobora guhindura ubuzima bwawe bwose bw'imibereho yawe yose izabaho. Nibwo ako kanya babaye nk'abasobanukirwa ko umuntu ushishoza atayoborwa n'amarangamutima y'ako kanya, ahubwo ayoborwa n'indangagaciro, intego ndetse n'icyerekezo. Ubundi mu buzima busanzwe, ubwenge nyabwo si ukwirinda ibintu kubera ko ufite ubwoba cyangwa se kubera ubwoba ubifiteho cyangwa se wenda ufitiye ikindi kintu runaka, ahubwo ni uguhitamo ibikubaka kuruta ibigusenya. Umuntu ushishoza amenya ko kubaka ejo hazaza bisaba kwigomwa, ndetse ukigomwa bimwe by'uyu munsi. Niyo mpamvu bavuga bati, ntabwo umuntu ukomeye atsindwa no kubura amahirwe, ahubwo atsindwa no kubura ubushishozi bwo guhitamo. Niyo mpamvu ugomba gushishoza muri buri kimwe, mu mvugo ndetse mu bikorwa. Icyubahiro cy'umuntu gitangirira ku cyemezo afata igihe nta muntu umureba. Buri ibyemezo ukunda gufata
ndetse ukabifatira mu bwihisho cyangwa se ukabifata wabitekerejeho, nta muntu n'umwe muri kumwe cyangwa se nta wundi muntu ukugiriye inama cyangwa se ugishije inama. Ibyo byemezo nibyo bikugaragaza uwo uri we cyangwa se bigaragaza uwo uri we. Ubuzima burahinduka buriya iyo intego ibaye nini. Ibigeragezo ntiwagatumye biba impamvu yo kuba wareka iyo ntego, ahubwo biba bigomba kuba amahirwe yo gukomera. Ubuzima burahinduka cyane iyo utangiye kubaza uti ese ibi biranyubaka? Iyo utangiye kwibaza gutya nibwo ubuzima buba butangiye kuba bwagukomerera, aho kubaza uti ese ibi ngibi biranshimisha aka kanya, aho kuba wakibaza uti ese ibi ngibi biranshimisha aka kanya. Reka ngushimire kuba wabanye nanjye muri iki kiganiro njye kikugezagaho. Nitwa Gisa The Man Positive. Ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka hano niba warakoze subscribe, ndagushimiye cyane. Urakaza neza mu muryango mugari w'abanyabwenge ndetse bakunda ubuzima bwabo.